Alright, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukuru cyane ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri now Isaha Yanone official. Ka Yanone munsi bimeze bite? Narababwiye ngo panono nta probleme papa. Gakeya. Mama mwaramutse mteya. Abakobwa b'Abanyarwandakazi mwaramutse mute bari b'u Rwanda mwaramutse mteya. Yes, turi ku itariki 20 turi kuwa gatatu mercredi z'ukwezi kwa munani rwose umwaka n'ibihumbi 2025. Njiye muri morning SEKA. Ka Yanone uyu munsi Reba bimeze bite? Narabibabwiye ngo ni minota 5 yonyine bihaje tugakuramo byenda gusetsa ariko tugakuramo n'inama bijyanye na realite y'ubuzima tubamo muri ubu buzima bwa buri munsi. Tahuye n'ibibazo ahura n'utuntu turi challenge ariko ukurikirana Ka Yanone umunsi tugeze kuri season ya kangahe. Uzajye gukora mu byishano bigiye bitandukanye wisange mu rwose uvuga uti kabisa mpagaze bwuma nta kintu gishobora kumputaza. Ndashaka uzajye uhura n'akantu kavuga uti ejo nakumvije muri Ka Yanone papa. Gasubiza baba muri kujyana mutegura ibyangwa kugira ngo abana bazajye kwishura. Ubwo si Ka Yanone si babacishije amakano. Abantu twabanye mu Isaha Yanone nimugora mu nkovu z'urukundo mwaramutse muteya. Akwazi nkovu z'urukundo ari hatari nam. Umusore rero wo muri Bulgaria. Gahore. Umusore wo muri Bulgaria sasije kandi mu kagira imana. Gahoda Ka Yanone. Uyu munsi reka tuganire kuri Ka Yanone yacu. Umwana w'umukobwa agira cyo rwose abyuka nk'abandi. Abyuka rwose yumva ameze neza afite freshere. Vuga neza rwose avuga ati mpagaze boku. Nibumaze igihugu cyari. Ajya kuri WhatsApp nk'abana ajya gusubiza notification nk'ibisanzwe 5 kuri 5. Ukabona rero umuntu wamamaga video call inshuro nyinshi ataha ati ndabona none abake babanje batangiye no kumpamagara ngo kagira imana tangiye no kumpamagara video call arongera areba neza asanga n'umusore wo muri Bulgaria ati se none ibyo none ndabyerekeza ngo kagira imana ndaba ntaragira no ku Rusumo ndagira no mu Kagera aho numvise mura n'umuntu wo muri Bulgaria marampamagara uko ashaka ze rayakada ati ngahore ati sibwo mbonye mu Bulgaria kuri WhatsApp ngahoda. Kugira ngo byahagarariye aho ngaho ararongera ngo herereza amafoto rimwe na rimwe ari gusoma ku cyayi yambaye amadarubindi mbese ubona nyine ko ari umuntu ufunze mu buzima ariko umwana w'umukobwa yabireba akabona nyine n'umuntu ushaka kumwereka ibintu by'ubuzima bwe bwako kanya. Abanyarwandakazi muzi kureba aho ngaho nyine mukareba kure ndabasuje cyane kareba umuntu karujya koherereza ibintu ukahita utangira gukemamo gake kera twahitaga tujya tukaguruka wa muntu diaspora sha ariko rwose urabona ko ari kuri kugenda gake Reka umukobwa ati se uyu muntu umeze gutyo koko nuwo muri mva ati nta kigenda cyo rwose ati cyakoze nuwo muri pixel za WhatsApp. Inama hano subu nakuramo niyihera inama ya Ka Yanone ntago irazi ariko muri makeya nta muntu utazi ukwiriye guhita wemerera rwose nta muntu ukwiriye guhita wemera kwinjira mu buzima bwawe. Ndavuga ubuzima bwawe bwite buriya telefone zacu ibyo tuvugiraho amafoto tubikamo buriya n'ubuzima bwacu bwite buri vie privé. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ntago ari bo bigaragaza. Hari abakoresha amafoto y'abandi ndetse bakabikora nk'ubutekamutwe. Umutekano wawe ku mbuga nkoranyambaga kuri internet ni ngombwa kurusha romance y'amasegonda makeya. Umuntu uri muri romance muri iki gitondo sameze gute mwaramutse neza. Nuko umukobwa rero aribwira ati reka nkomere ku masomo yanjye nkomere ku kazi kanjye nkomeze nkoresha WhatsApp yanjye na YouTube neza
uwo musore nareke kuntwarira umwanya w'ubusa. Ayo maserifa ari kunyoherereza nagenda afata indorerwamo ye yirebe wenyine. Uyu mukobwa atarafashe icyemezo cyiza bantemberera gake gake. Reka nkuhereze isomo rero. Isomo muri Ka Yanone. Buri gihe ntukihutire kwakira abantu utazi ku mbuga nkoranyambaga. Ntukemere video call cyangwa amafoto utazi inkomoko yayo. Umutekano wawe kuri internet ni wo wa mbere, kuko umuntu utazi ashobora kuba afite intego mbi. Icyo bisobanuye, biba ari ngombwa gucunga neza konti zawe. Witondere amafoto wohererezwa n'abantu utazi mu buzima busanzwe cyangwa se batajya baguhamagara mu buzima busanzwe. Kandi ujye utekereza, ese uyu muntu ni ushaka urukundo? Aranshakaho iki? Cyangwa afite undi mugambi? Isomo rya nyuma muri Ka Yanone rero, mbere yuko ndivuga, mumenye kandi n'abakoresha aya mafoto mu bundi buryo butari bwiza. Ashobora kugushuka ukamwohereza amafoto nawe yandi yakoresha ataraye, ukabona atangiye kugucuruza kuri internet. Ndetse hari n'ababikoresha mu buryo bubi, mu buryo bw'imyuka mubi, kuko nyine yaje ari gahunda afite. Tandukanya gupostinga ifoto no kuyoherereza umuntu inbox mwabiganiriyeho cyane. Yego. Isomo ry'umunsi muri Ka Yanone. Internet ni nziza cyane, iduhuza n'isi yose, ariko nanone ishobora kuduha abatagira gahunda. Ukoreshe neza WhatsApp na YouTube, ariko wirinde abashaka kugushuka baguta mu mutego. Nuko nanjye rengera ndatembera banganira gake gakeya, ariko nanjye wazere uburyo nigira mu diaspora ngare umuntu negukana Ka Yanone. Giranya rero nanjye ntembera rwose mpura n'umunyarwandakazi w'inshuti yanjye, turaganira gake gake. Hano dukora muri Ka Yanone tuba tuganiramo gake. Karambwira ati rero kuwa gatatu mbangize ntya rwose, nanjye rwose mpamagarwa n'umusore ngo ni umunyaburkina Faso da. Ampamagara video call, turavugana, arangije atangira no kunyoherereza amafoto. Ntangira kubona ko n'ibindi nyine ashaka ari undi mubano urenze, ariko aho ngaho mu mbaba seramubaje ururimi bagane. Namufasha gucekinga nk'umuntu uba muri Ka Yanone no kuri internet, tukareba umwirondoro neza gake gake. Narababwiye ngo ibi bintu mujye mureka tubitware gahoro gahoro. Cekinze neza se nkamufasha kureba neza, tugasanga ni umutipe baturanye ku gipangu cyo hirya wigaramiye ku gitanda uri gukora ibyo bintu. Nakubiswe n'inkuba itagira amazi. Bye.